so niba ukuye umugore mu kabari aha ntutekereze yuko azakavamo kubera ko wamutwaye. So, wabyumvise aho mwahuriye. ese ubu bishatse kuvuga wenda twe turabarokore Oya, ariko nk'umuntu unywa agacupa w'umukobwa Ni- kandi barahari. nyumvira ngendamo kubikubwira. aha Hari abantu banywa agacupa kakanywera mu mazu yabo, sibyo? Yego. Ubu ngubu ugiye ukamukuraho nta kibazo. Mm. Ariko umuntu unywera agacupa mu kabari mugahurirayo, nunamusanga akanywana n'abandi ntuzavuge. Ariko bakabanza bakareka inzoga, kuko natareka inzoga n'undi azazana bazamujyana. Ibyo ndabikubwiye, ubyandika ahantu. oya ariko nanone Oya, ndabikubwiye. ya turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV, amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero nje ubasuzana Jean-Marie imbere ya kamera, tuhafite umutumirwa, umukozi w'Imana, muramumenyereye cyane mu biganiro bitandukanye. Umukozi w'Imana umeze neza? Ndashima Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen, amen. Gusa Kuri ko twese. hari umuntu ukubonye bwa mbere. Hari n'abasanzwe bakuzi muramuzi, ariko mujye munareba na nimero iri aho ngaho, munamusuhuze, munamugishe n'inama, munamubaze n'ibibazo bitandukanye. Ku biganiro abagenda birashoboka ko waba ugeze no mu gihe cyo gutereta cyangwa se urugo rwakunaniye. Hari abantu baba badafite n'abantu babajyanama. Uyu we yakugira inama ku buntu, kuko n'icyo Imana imuhamagariye muri iyi minsi. So rero ntacyo watangira wibwira abantu badukurikiye, tutangira ikiganiro. Banagukorera subscribe ariko niba Yego, ushaka ibyo bakanagukorera share, Yes. ndetse bakandika na comment ariko Cyane rwose. kugira ngo ibiganiro tuba twakoze. Batwunganire. Yego. Yes. Amazina yanjye ni Joy Murenzi. Mm. Ndi umubyeyi, ndubatse, Mhm. ndashima Imana kubera ko yankunze. Yego. Amen. Amen. Tangira udusengera Imana mubyeyi, wundi twinjire mu kiganiro. Mwami Yesu, duciye bufu imbere yawe, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye. Uwera wa Siyoni, tugiye kuganira na mwene data, ariko ndakwingize Mukara w'Imana ngo umanuke unganzeho ijambo ryose riri buturuke muri akanwa, riba ari ijambo mvuze mbwirijwe nawe. Kandi Mwuka wera w'Imana uze wivugire, ni mu izina rya Yesu senze nizeye. Amen. 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 Umukozi w'Imana, uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu cy'urugo rubi. Urugo rubi. Kuki wahisemo kumbaza ku rugo rubi koko? Urugo rubi abantu bari tutambaje kurwiza se. Oya, tuzazivugaho. Ariko uyu munsi navuze nti urugo rubi. Hari wavuze, waramwumvishije? Oya. Wavuze ngo urugo rubi ngo rutwa na gereza. N'agasozi. Hari abavuga nyine na gereza, abandi ngo n'agasozi. Ariko rero urumva ni ibintu bikomeye cyane. So rero hari umuntu uri kutwumva ari mu rugo rutari rwiza. Wenda ndi bubanze nkubaze nti urugo rubi wemera ko rubaho, n'urugo rwiza ukemera ko rubaho? Kuko hari abantu wenda no mu rubyiruko barabizi, hari abantu banze gushaka bavuga bati n'ubundi nta heza hisi, n'ubundi bintu n'induru mu ngo. Ariko ikibazo cya mbere, urugo rwiza rubaho n'urugo rubi rubaho, mbere y'uko twinjira mu kiganiro? Yego, reka icyo kibazo mbajije, mperutse kubwira abantu, ndababwira ngo ushobora kuba mu rugo rurira, urugo rubi, ariko ukazanaba no mu rugo rwiza. Bivuze ko ushobora kuba mu rugo rubi, ariko abo bantu iyo bakangutse bagakosora ibirugira rubi, ruhinduka rwiza. Rero urugo rubi ntabwo ari ibintu biri permanent. Ushobora kuba ari rubi uyu munsi, ariko iyo mwembi ibirugize rubi mu bikosoye, urugo ruhinduka rwiza. Muri make so nibaza ko urugo ubwarwo nta kibazo rufite, ahubwo abagize urugo kugira ngo rujye kuba rubi nibo rutuma ruba rubi. Okay, ni ukuvuga urugo rubi rubaho, ariko n'urugo rwiza ntabwo twabikana rubaho, biturutse n'abarwubatse bariho. Yes. Yego. So rero nicyo kiganiro tugiye kujyamo uyu munsi. Ntabwo turi bujye ku ruhande rw'urugo rwiza cyangwa se rw'abantu bari kubikora bigakunda. Tugiye ku ruhande rw'abantu biri kwaka.
hari n'udukurikiye avuga ati ibi bintu ndabivamo, ariko avuga ati ibi bintu simbyihanganira, bigeze ku munota wanyu. yego ya rero ikintu cya mbere wenda nshobora kukubaza nk'umuntu mukuru, ikintu cya mbere nakubaza, urugo rubi rurangwa n'iki? urugo rubi rurangwa n'imyitwarire mibi ya ba nyir'urugo. kugira ngo urugo rube rubi ni uko abagize rwa rugo hari imyitwarire cyangwa se imigirire itari myiza hagati yabo bombi, kuko ubundi urugo rwubakwa n'abantu babiri bagirirwa umugisha bakabyara bakagira umuryango. rero iyo rubaye rubi bataragira umuryango ubundi ni Imana, kuko iyo rubaye rubi bataragira umuryango bakanatandukana nta bagira ingaruka. ariko noneho iyo rubaye rubi hari n'abo Imana yabahaye kuzana muri uwo muryango, biba bikurusha, kuko urwo rugo ruba rubi rugakomeretsa abantu benshi. rukomeretsa abana, umugabo arakomereka, umugore agakomereka, biba ari ibikomere byigendera, nabo ubwabo nta mahoro. nibajije nyine nk'ibintu nko mu rugo, wenda weho wagize amahirwe yo kwinjira mu rugo rw'abantu, ni iki cyakubwira ko bafite urugo rubi? cyangwa se n'umuntu rurimo hari igihe aba atazi igihe byatangiriye, akavuga ati se ibi bintu ubundi urugo rubi ni urumeze ruti? urugo rubi warwinjiyemo urabyibwira, nta mahoro aba ahari. yewe nubwo ngira ngo baba bafite ipusi n'imbwa ziri aho mu nzu, nazo zibura amahoro. nta kintu kiba gifite amahoro, nta kintu kiba gifite amahoro aho ngaho. ako kana rero buriya iyo urugo rwamaze kubura amahoro, ruba rwamaze tayari kuba rubi. kuko biragatsindwa umugabo uvuga ati ntabwo nataha mu rugo kuko ntabwo amahane ya madamu nayakira. yes. cyangwa se umugore ati noneho ningera mu rugo uriya mugabo arankubita. kandi wareba utuntu bapfa ugasanga nta n'utuntu dutoya, barapfa imiterere yabo cyane. kuko hari umugore uteye mu buryo bw'ubushizi bw'isoni, nta muntu yubaha, no ku cyaro aho yabaga nta muntu yubahaga, yari afite imyitwarire mibi cyane. rero niba yubaka urugo rwe akazana ya myitwarire mu rugo, urugo bizarugorera kugira ngo rugere rute rube rubi. rero niba ndi umugabo nkaba nishisha umugore wanjye, nkaba ndi umugore nkaba nishisha umugabo wanjye, tayari urugo rwamaze kuba rubi cyane, kuko nta mahoro arurangwamo. none iyo mugize ibyago niko nabyita, mukaba mufite abana, namwe ubwanyu nta mahoro mufite, nabo ubwabo ntibazayabona. ntihandi uzasanga umwana asohoka mu rugo, izo ni ingaruka z'urugo rubi, akajya gushaka urumogi kugira ngo agire amahoro, akajya kunywa inzoga kugira ngo agire amahoro, akajya gushaka udukobwa akiri mutoya kugira ngo ashake affection. so ibyo byose rero ni ingaruka z'urugo rubi. ariko uwaba rufite muri aka cyangwa rurimo, namukomeza nkamubwira ngo urwo rugo rwakubakika, haracyariho ibyiringiro. nawe igiti cyatemwe birashoboka igihe cyongera kigashibuka. hari urugo ruba rwabaye rubi ku buryo noneho buri wese aba ari ukwirwanaho. yego. noneho hari n'igihe ngo bigera buri wese ngo agasasa akajya mu cyumba cye, yes, n'undi akajya mu cye, ubwo abana bikajya bibacanga. icyo gihe ibintu biba byageze iwa Ndabaga. nibyo ndimo kubwira. ndakubwiye ngo urugo rushobora kuba rubi biturutse ku myitwarire yanyu mwembi idahwitse, itari myiza. ariko nanone mubigizemo uruhare uko muri babiri, mukicara mukavuga muti iyi myitwarire yacu ntaho izatugeza, iyi myitwarire yacu irimo irasenya abo twazanye muri iyi si, iyi myitwarire yacu hari icyo twayikoraho, hamwe n'Imana muhamagaye Imana mu rugo rwanyu, iyo myitwarire yanyu yahinduka. kabone n'ubwo yenda ari byo mwinheritinze ku babyeyi bawe, kuko hari kamere n'akarande dukura ku babyeyi z'ubukaka n'ubushizi bw'isoni. cyangwa nawe wa mugabo we ukaba ufite amahane nayo ajya asenya urugo. ukaba wumva ko niba umugore avuye mu kazi akagerana anyura, yaza ukumva yuko ushaka kumuyoboza inkoni
nk'umwana wabyaye. Ibyo byose ni ibintu bisenya urugo. n'abagore bavuga bagera Sibyo? amahane. Rero niyo mpamvu bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Kuko muri gereza byibura wirira izo mvungure zawe ugasinzira nta muntu ugutuka. Sibyo? Ariko kuza mu rugo rwawe warahamutse ukavuga utereka njye mu kabari nkwe byibura nze kuza nsangwe uriya mugore wanjye byibura yasinziriye. Ndaza kumubwira ko narindi. Hari abagabo barara mu kabari atari uko bakunda inzoga cyane, ariko ari ukugira ngo baze kugira mu rugo madamu yasinziriye. Sibyo? Hari abagore batinda mu mihana kugira ngo baze kuza umugabo yamaze kugira gute yarimaze kuryama. Barahari. Nta n'ibindi bintu arimo gukora, ariko avuga ati nidukubitana na njye nawe ni nk'imbeba n'iki n'injangwe ningera mu rugo n'umuntu arantuka ahora anyurira ataba abagabo wawe kandi nta n'umugabo ufite. Sibyo? Ugasanga umugabo yabaswe no gufuha, arabona umugore agatangira kumucyurira ibintu atakoze, kandi ibyo bintu bituma bimusunikira mu bintu bibi. Rero urwo rugo rumeze rutyo rwakizwa na Yesu kubizera. Rwakizwa n'Imana, bose bagasenga bagapfukama, Imana ikabakiza izo karande na kamere zikabavaho. Izo mbaraga, iyo myuka ufite gufuha no kuvuga nabi no gukubita umugore ubutitsa, ntabwo umugore ari umwana wawe uhana ngo uramukebura. Umwana impamvu tubakubita tukabakebura baba bakura. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ugorore igiti kikiri gito, iyo kimaze gukura ntabwo kiba kigororeka. Kandi kubakubita no Bibiliya iratwemerera kubemera. Sibyo? Guhana umwana, ariko wambwira gukubita umuntu w'umugore ukuze w'imyaka 20 n'ingahe 30, ukwaje ugahonda, ukwaje ugakubita, ukwaje imigeri, ukwaje inshyi. Oya, icyo kintu nicyo kiranga urugo ruhorana amakimbirane, ruhorana amahane, ruhorana kutubahana. Umugabo niyubaha umugore, umugore niyubaha umugabo, nta muntu umenya inshingano ze. Kandi uvuga ngo niba muhora murwana ntago umugore azakugandukira kandi nawe ntuzamukunda. Ese reka tuvuge kuri aka kantu. Reka tuvuge ku bapapa. Ibi ngibi mbivuze ejo bundi. Niba ujya ukunda gukurikira ibintu by'imbuga nkoranyambaga, hari umupapa bamwita kuri kumuvuga nta kibazo. Arazwi, abantu baramuzi. Papa Bitangaza? No umupapa wakoreye kuri Yago TV show ukiri muto uriya yafashije, bafatanyije n'indirimbo bamwita Inyogoye. Yes. Urabizi bamukoreye ubukwe vubaha, ariko vubaha byaje kumenyekana ko yatandukanye n'umugore, ariko umugore ariwe wagize amakosa nyine, ngo niba umugabo yabwiye umugore ati ngiye aha, ahita avuga ati reka ngaruke, aje asanga umugore ntahari, agiye anyarukiye ahantu avuga ati se yagiye, ngo akinguye ahita amusanga ahantu mu kabari ari kumwe n'umugabo ari babiri. Bakora iki se? Basangira inzoga cyangwa bakora ibyaha? Barasangiraga. Ntabwo giye numva ko icyo ngicyo ari ikintu cyatuma birumvikana, ariko nanone nk'umugabo ushaka guhita ubundi hari amasaha. Izo ni imbaraga zo gufuha, ni imyuka yo gufuha. Hari amasaha umugore yakakwiye kuba nese ubu kuba mwaba muri babiri mu gakinga. Reka twumvikane. Urabizi utubari hari ahantu wenda ntabwo ari ashobora kuba yarabyubashye, yenda yasanze bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ibyo ngibyo nabyemera. Ariko niba yarasanze anywa inzoga kandi Inyogoye nawe ukunda inzoga, wabonye ko ari nawe wigisha umugore njya kunywa mutwara mu kabari, uvuze ngo uragiye umugore akigira inyota akajya kwikingirana ahantu ngo anywe, yagasanga abandi mu kabari akanywa, njyewe numva ibyo ngibyo atari intandaro yo kuvuga ngo batandukana. Oya, n'umugore ahubwo niwe nikubise ngo aragenda. Noneho n'abantu barabyubashye basanze akora ibintu bibi. Ibyo byo nta kindi kintu gituma umuntu arakara kigamutandukanya, nicyo cyonyine. Oya, bashaka kuba wenda bataranabikoraga, uburyo yabivuze we yavuze ko bari bicaranye ari babiri. Ubuse kwicara n'umuntu bivuze iki? Biterwa nta hantu mwaba mwicaye. Oya, reka nkubwire mwene data, ngira inyota, sibyo? Nkajya genda wicare mu kabari nyine bisanzwe, ariko hari utubari tuba dufite utwumba, mukagenda mukakamo akumba, mukavuga muti karimo uburiri se? Karimo uburiri. Icyo cyo wenda sinakibajije. Reka tubyihore ibyo ngibyo utadukura ku byo turimo kwivugira. Nicyo kintu nari ngiye kukubwira ku bantu b'abagabo. Hari abagabo
kandi nabwo yabivuze byageze kure nyine n'umuntu utakujya ukunda kuvuga, abagabo ntago bakunda kuvuga. Wumve ko uwamukoresheje Jean-Marie twumvikane, umuntu ukunda umugore we ntabwo yatandukana nawe kubera ko yamusanze mu cyumba nk'inzoga, cyane azi ko nawe ubwe bayisangira. nta nubwo ni umugore wagize ubwoba, yagize ubwoba, ariko ubwo nabwo hari ntibazakubeshya, hari reaction yabonye y'umugabo. Ntabwo umugabo yagufatira ahantu nkaho ngo yo kuriactinga, kandi umugore ndamwumva yagira ubwoba ko batari bunkubitanyica. Kuba rero umugore yagize ubwoba akagenda, ngenda mwumva, kandi kuko nanjye ndiwe nagenda aho kugira ngo nuko wenda ntakurikiranye n'inkuru cyane, byageze aho nyine na leta iramufata, sinzi ngo ibintu byagize baramufunga nyine ngo munzerezi n'iki ifata ndi mugore uwo mugore byumvikane nyine. Icyo nari nshatse kuvuga, hari abagabo baba bafite agahinda ariko bagaceceka, n'abantu nyine wabonaga bandika muri comment bavuga bati uyu musore nubwo mubona ari kuvuga asetsa n'iki byose ariko yahuye n'agahinda. Arega nakubwiye ngo urugo rubi ntago ndibaza ko urugo rw'inyogoye atari bwo mbere yafashe umugore wanywa inzoga mwana n'abandi bagabo, ntago ari bwo bwa mbere. Ibyo nakubwiye ngo akenshi ingo nyinshi zipfira mu mahitamo. Ubwo rero ashobora kuba yahisemo atarashishoje, agahitamo umuntu w'umukorera w'indangamirwa. So rero iyo uhitemo indangamirwa niko bikomerera, ugomba kuyisangira n'abandi. Rero ibyo nabyo bajya ubwirwa n'iki se ko ari indangamirwa? Indangamirwa ku bantu bituruka aho wayisanze. Oya, iryo zina rirabujijwe. Bituruka ahantu wayisanze. So niba ukuye umugore mu kabari, ntutekereze yuko azakavamo kubera ko wamutwaye. Wabyumvise aho mwahuriye. So bishatse kuvuga wenda twe turabarokore. Oya, ariko nk'umuntu unywa agacupa w'umukobwa kandi barahari. Nyumvira ngendeme kubikubwira. Hari abantu banywa agacupa kahanywera mu mazu yabo, sibyo? Uwo nguwo ugiye ukamukuraho nta kibazo. Ariko umuntu unywera agacupa mu kabari, mugahurirayo, nunamusanga yakanywana n'abandi ntuzavuge kuko aho mukura hazi. Rero bajya bavuga ngo amatagira gitereka. Niba usanze umuntu ahantu nk'aho ngaho ukamukundwa akaza, kandi ubona ari indangamirwa, ubona kandi n'abandi bajya bamubaza ukuntu, emera ko nusanga n'abandi bamugutwaye uzaceceka. Ikibazo mfite rero ni iki? Ku mugabo niho narindi wenda twari tutarabisoza. Umugabo nk'uwo nyine wagize urugo rubi, urumva sometimes ntabwo yabonye n'umuntu abiganiriza, ari wenyine. Agomba kwegera umuntu. Icyambere, umugabo umeze gutya urabanza ukareka inzoga, kubera ko urabizi neza yuko inzoga nizo zibafasha. Nyine byo nkubwira, ubwo wasabye kubagira inama. Ndiwe nabanza nkareka inzoga, namara kuzireka nkashaka Imana kugira ngo mbone amahoro. Ndashaka kubwira ikintu kimwe, umuntu watandukanye adafite n'Imana, no kwiyahura yakwiyahura, no gusara yasara, ariko iyo ufite Imana hari ukuntu Imana ikubakamo ibindi byiringiro. Noneho kumva uri mu mahoro, naho bigaragara kuri mu bibazo, ariko umutima wawe uri mu mahoro. Rero icyo namugiraho inama uriya musore, nabanza areka inzoga. Namara kureka inzoga ashyira ubwenge ku gihe. Namara gushyira ubwenge ku gihe, niba umugore wabona ataramusanze mu byaha koko amubabarira, nawe amubwira yiveho, bukomeze ubuzima bubake, kuko bafite abana ibyo ari byo byose, nubwo ntabizi ariko bafite abana. So rero ntabwo ngiye namugira inama yo gusenya, namugira inama yo kongera urushako bakaruha indi chance, ariko bakabanza bakareka inzoga, kuko natareka inzoga n'undi azazana bazamujyana. Ibyo ndabikubwiye, ubyandika ahantu. Oya ariko nanone oya ndabikubwiye, ndabikubwiye bigenda nabi buri munsi. Nkunda abanyamahanga baravuga ati nguhaye garanti wayitwara no muri banka, mu gihe uzi yuko watoranyije umugeni wawe mu kabari. Niba usanze ari mu kabari hari ibikundi kuntu byamugendekeye byikubabaza, aho wowe urwana ukuntu wamuvanamo, hanyuma murebe ukuntu mwashaka Imana ibakize izo nzoga, ibakize ubwo buretwa cyane, kugira ngo umwana wanyu nawe bitazamumerera bityo. Yewe niyo nama nabagira, sibyo? Igikiza urugo rubi nyine ni uguharanira ikirutera rubi kukireka.
niba ari amahane y'umugabo ukayareka, niba amahane y'umugore akayareka, niba ari ugucana inyuma mukabireka. Yes. Ariko igihe cyose mudashaka guhinduka mubibatera urugo rwanyu kuba rubi, ruzaba rubi, muve mu mwicane, leta ize umwe bajya kumushyingura cyane. Rero byaba byiza kugira ngo muhinduke cyangwa se mutandukane. Ushobora kwibaza ngo wenda umukozi w'Imana uvuga gutandukana n'uwaye, aho kugira ngo umuntu apfire mu rugo, mu myemerere yanjye yatandukana. Sinkubwiye ngo utandukane ujye gushaka, njyewe natandukana kugira ngo ntapfira nkirerera abana nkareka gushaka, uwo ni njyewe. Ariko kuko bishoboye yakomeza, ariko kugira ngo upfire mu rugo waba uvuyemo kugira ngo worohereze na leta, kugira ngo nyine hatazamo ibyago. kuko uramutse upfuye n'ubundi uba ukoze icyaha gikomeye. Sibyo? Icyambere leta iratakaza imbaraga nyinshi kuza gukora investigation, kuza kureba icyabaye, kuza kugira gute, kandi ufite ubwenge, Imana duhaye ubwenge kugira ngo duhitemo. None se nibyo ushobora no guseparate ngo ukajya hariya ku ruhande nawe akajyara mukagarura ubwenge ku gihe, umwe yamara kubona icyo yari amariye undi akavuga kereka twongere dusubirane. Ndagira ngo ubyibuke, ubu waravutse iyo ngiyo, nanjye naravutse iriya, tugahura dukuze. Ni ukuvuga kugira ngo tuzahuze ibintu byose biragora, bisaba impande zombi gushyiramo ingufu kugira ngo mugire uko murwanya ibintu byose bibuza urushaka urwanya kuba rwiza. Kandi mubishatse muhisemo mwembi urushaka urwanya rwaba rwiza, ukareka amakimbirane uhoramo, umugore nawe akareka ubugare, mugaca bugufi, ugakora uruhare rwawe rwo gukunda umugore wawe, nawe agakora uruhare rwo kugandukira, akubashye akakugandukira, nawe ndibaza ko nawe wakora uruhare rwawe, urugo rukagenda neza, abana bakomotseho bakazaba abana b'umugisha beza babereye u Rwanda n'igihugu. Turi kugana ku musozo, kandi wabiganiriye neza cyane, utanga umwanzuro wakoze ku mpande zose, uravuga ati niba ari bibi byagenze bibi, fata hano, fata cyangwa se mutandukane cyangwa se musenge. First watanze umuti wo gusenga, so birumvikana. Ariko tugana ku musozo nyine, kugira ngo urugo rube rubi, umuryango nyine wavuze ngo iyo byabaye bibi n'imbeba yaho nta mahoro bifite. Kandi ibyo umuntu wese nabarwifuza kuruzamo, niyo abantu baje babona abantu bose barebana nabi, urumva aho ngaho nta n'iterambere rihagera. Areba nabi, mugireba nabi, pusireba nabi, bana bareba nabi, ibintu byose bireba nabi, nta mahoro. Sibyo? Kandi nawe umugabo ntiyifuza kuza muri rwa rugo rurimo amahoro make, umugore nawe ntiyifuza guhurira n'umugabo mu rugo rwe kuko azi ko bari burwane. Sibyo? Kandi akenshi ubona bapfa ubusa, barapfa amafaranga yenda umugabo tazanye yose yarahembwe, barapfa basuzanyije mu nzira, barapfa muri SMS ziri muri telefoni, barapfa bari kumwe, umukobwa umwe areba umugabo we cyangwa undi mugabo areba umugore, barapfa ibintu by'amafuti, ngo mama wawe iki, harimo n'abapfa ibyo ngibyo, ati waguriye igitenge mama wawe, njye utarakingurira, barapfa ibintu by'ubusa, nta bintu bifatika baba bapfa. Ubutaha tuzavuga no ku bantu bazana nk'ababyeyi mu ngo zabo, akenshi ugasanga ntibiri kugenda neza, ariko si byo cy'uyu munsi. Yenda nubwo utajya kurenda tunakivugaho gatoya. Ubundi niba ushatse umugore wawe ukaba udafite aho ushyira mama wawe, kuba yaza akabana nawe si ikibazo, kuko aba ari umubyeyi wanyu mwese. Ariko nanone nawe ubwe ntabwo aba yisanzuye, aba akeneye nawe kuba ari ahantu aganira n'abakecuru bagenzi be, agira gute. So rero mubishoboye byaba byiza mwembi mu bufatanye bwanyu mukamushakira wabo. Ariko aba adafite aho, kuba umubyeyi wawe yaza mukaba muri kumwe, nge numva nta kibazo kirimo. Ni umubyeyi yarababyaye, kandi numva mwese mumufite uruhe ko n'umubyeyi wanyu. Ibyo byo abafite iyo mico yo kwanga ababyeyi bayireke, ntago ari byiza. Ntago ari byiza kuko ababyeyi baratubyaye, nibo batumye mubabo muri bo. Rero kugira ngo utangire kumuteragana kandi ubizi ko ari we mwana gusa asigaranye, ntago ari byiza. Cyangwa ari umwana ufite ubushobozi, mubishoboye mwamushakira ko nawe biramujennye cyane kubana namwe, ariko bitanashobotse oya bifata niyo decision akenshi wenda atakibashije kwiyitaho
atakibasha kwitaho mugomba kumwitaho kubera ko Yeah. ni umubyeyi wawe. rero hari abantu babipfa bigatuma urugo rube rubi kubera umubyeyi oya wawe. ntago ari burya ruba rutariho narwo. urwo rugo nta ruriho. urugo ruriho rwubakitse abantu bakundana ruba rwarapfuye bakundana kera. n'ababyeyi banyu. Yeah. So rero nibyo nakubwiye ngo urugo rubi iyo winjiye ubona n'imbeba yawe ireba nabi n'ipusi yawe ireba nabi n'imbwa yawe ireba, so nta mahoro abarimo. nuvuga ngo na wa mubyeyi kuza kurwinjiramo abonye ishyano, sibyo? ariko ubundi ahantu hari amahoro abantu baho bagira amahoro. nigeze kujya mu rugo rumwe rw'umubishopu nsanga agakwavu karakina n'imbwa. ndibaza si ibintu bibaho, haga kavu gakina n'imbwa bibaho? ntago bibaho. narabibonye byabayeho. rero ni umubishopu w'inshuti yacu, ubu kwavu bukina n'imbwa biri aho ngaho byikinira aho ngaho. So rero ahantu hari amahoro ibintu byose nta kirya ikindi, wabyumvise? So rero ni uguharanira kwimbika amahoro cyane muri izo ngo kugira ngo zitaba mbi. Yeah. ndetse n'abazifite zirimo amakimbirane hari icyo mwakora bigahinduka, kandi nabwo byananirana hari ikindi wakora, ko niyo mpamvu dufite ubuyobozi. turi gusoza rero iki kiganiro, nagira ngo wenda duhe inama. hari abantu nyine bari kubona ingo zabaye mbi bagafata umwanzuro utari mwiza, urabizi. hariho abafata umwanzuro wo kwicana, hariho abafata umwanzuro itari imyanzuro myiza. ni igiki wababwira wenda ku bantu bari kubona ibintu byanze ariko bakavuga bati umwanzuro ni ugukora ikintu kibi ku rwego cyane amujyana muri gereza? nibyo nari ngiye kubabwira. abafata umwanzuro wo kwicana kuko urugo rwabaye rubi, nabo hari ibihano bibafatirwa, ujya muri gereza. niyo umwishe ugahunga amaraso akugendaho ku buryo nawe ubwawe nta mahoro uba ufite. rero ntabwo ikizana amahoro ari kwica patana wawe, ahubwo hari icyo mwakora. niba ubona amakimbirane mufite ntacyo mwayakoraho, mwatandukana, umwe agahunda amahoro. kandi nimuba abanzi. niba hari abana mwazanye muri iyi si kugira ngo abana mubahe uburere buzima, buriya nkunda abazungu iyo batandukanye ntabwo babigira big deal. baravuga ati okay, umwana wanjye ageza ku cyumweru kimwe, nanone ajye kwa mama we ku kindi cyumweru, noneho akabona uburere kwa papa no kwa mama. ariko nanone bene abo bana nanone bakura nabi, kuko urumva agira time yo kujya kwa se, agasanga se yenda afite girlfriend, agaruka kwa nyina nawe afite umugabo, ugasanga ababyeyi baratandukanye ariko bo ubwabo basotinze ibibazo byabo, ariko abana bo baracyateraganwa hirya no hino. rero nabwira bene data bakundwa kugira ngo mbere nuba warabyaye muzajye mubanza muharanire kugira ibintu mukemura hagati yanyu, murebe byibura ko urwo rushako rwanyu mwaruha second chance rukabaho, kugira ngo byibura bari abana bo kuzakura bafite ibikomere bikomeye mu mitima yabo. rero ngiye ndumva aricyo nakubwira. sinzi niba gishubije neza, ariko ngewe uko niko nacyumvaga. rero icyo nakubwiye, urugo rubi rurahari kimwe n'uko urugo rwiza ruhari. ubutaha tuzaruganiraho, tuganire se koko urugo rwiza rurahari. abantu benshi ibyo turabyirengagiza. ariko nigeze gukora ikiganiro ahantu tuvuga ku bintu by'ingo. umudamu ndavuga ntabagabo burya ni umutwe w'urugo. umugore umwe aravuga ati reka tubasigaye ari ibitsinsino ati. numva urwego abivugiyemo nsanga afite depression, afite igikomere yatewe n'urwo rugo, sibyo? ndamwumva, ntabwo byambabaje ko naramwumvishe, nawe numva afite ibikomere byigendera. reba rero nk'uwo muntu ufite ibyo bikomere, yenda mbwira nk'abagabo mushaka, ugafata uwo muntu ufite ibyo bikomere atarakira, akaza akeneye affection kuri wowe, uwo muntu n'ubundi azagukomeretsa nawe. agomba kubanza agakira, akabona gushaka urugo rundi rwa kabiri, kuko iyo atari yakira akazana bya bikomere mu rushako akomeretsa abasanze. ibyo ngibyo ugomba gutwara time, ugakira, ugashaka abo muganira, mukaganira, bakakumva, bakaguhumuriza, bigufasha kugira ngo numva ushaka kujya kugira andi mahitamo yawe, byazagufasha kugira ngo ukore amahitamo mazima, kandi n'urwo rugo uzajya mu rundi
uzarubera umugisha, Yeah. utarubereye umuvumo cyangwa se ikigeragezo. Kuko hari abagore dushaka cyangwa abagabo dushaka tuzi ko dushatse ko dushatse ibigeragezo, Yeah. ariko ibyo byose Imana igihindura. Imana yaguhindura ko nawe se wigize kugira kunyamahane cyane, se wigize kuba ingare cyane. Ibyo byose ni imbaraga ze zikatwambara. Nta muntu uba mubirega Mungu wanjye, nta muntu uba mubi. Oya, ikibi ni cyiza kikicara muri wowe. Yeah. Nta muntu Imana yaremye ari muto. Twese turi beza. Twese turi beza. Wow. Ariko Satani yazika kwicaramo, kakwereka ko uwo mugabo guca inyuma, kakwereka ko uyu mugabo atagwahira, kakwereka ko uyu mugabo atakwambika, kakwereka ko uyu mugore ari mubi, uyu mugore amafaranga ye ntageza mu rugo yose. Satani kazika kwongorera, ubundi mwaneza mukarwana, mugatongana, mugahora abaturanyi baza kubatabara, kandi umuturanyi araza akitahira agasinzira, ubundi nijoro mukarara musenyagurana. Rero urugo ni urwa babiri, ni mwebwe mwarusenya, ni namwe mwarwubaka. Rero amahitamo ari mu biganza byanyu. Igihe icyo nababwira ni uko mwashaka Yesu akaza kubafasha kubaka urwo rugo, kuko niwe wenyine watanga amahoro, niwe wenyine ujya wubaka rukubakika, niwe we buye rizima ryonyine ngo ryanzwe n'abubatsi kandi ryashobora gukomeza imfuruka. Rero mushaka kibonwa abafashe kubaka urwo rugo. Ariko urwo rubi rubaho, ariko rwanakira. Rwanakira rukongera rukaba. Iyo rufite abantu babiri bari wiringi kugira ngo barukize. Rero turabashimiye cyane kubw'ikiganiro mwaduhaye abadukurikiye, ukaba ugishoje kino kiganiro. Ni step by step, ni episode. Rero tuzatugenda tubazaniraho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Hari n'ikindi kizakurikira iki ngiki. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, kandi ufite n'ikindi kintu wenda washaka ko twaganiraho twakiganiraho watubwira. Rero Imana ibahe umugisha cyane kubw'uko mwitabira ubutumire bwacu. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Gusa icyo nashaka kubwira abadukurikiye nuko wabishaka utabishaka, urugo rwiza uzarwisangamo, kandi urugo rubi uzarwisangamo, kuko abantu bose ni uruhererekane rw'umuryango. Umuntu wese agomba kugira umuryango akomokamo. Rero mureke twese duharanire kugira imiryango myiza izira amakimbirane, izira inzangano. Duharanire kugira imiryango idasenyutse imitima. Umuntu wese rero yagira uruhare mu kubaka umuryango mu rwego rwose yaba arimo, kuko n'ubundi umuryango umuntu wese uko wabishaka kose uzawugira, uzawunyuramo, sibyo? Rero twese mureke tugire uruhare kugira ngo twubake umuryango urambye, umuryango ufite urukundo, umuryango ufite umunezero, umuryango uzira amakimbirane, umuryango abana bawe bazakomokamo n'abuzukuru bagakomokamo, bakagira karande nziza y'uruhererekane rw'urukundo mu miryango yabo. Ndumva aricyo nababwira. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Wowe unkurikira bitameze neza, nakubwira ko bizamera neza. Ariko ikintu cyose kugira ngo kimere neza nuko tugiramo uruhare. Kandi kukigiramo uruhare nuko tugomba kugira n'umutima w'urukundo. Rero shalom. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kudukurikira, muhezagirwe cyane.